Urareba umwana ashobora kuva agasanga mu rugo nta ababyeyi batabanyitse bagiye mu kazi kuko hari igihe umwana ataha. Ni bamwe mu babyeyi bafite abana mu rugo mbonezamikurire rw'icyitegererezo rwa Basumba ruherereye mu murenge wa Bigogweho mu karere ka Nyabihu. Aba babyeyi bavuga ko nubwo uru rugo rwarinze abana babo kuzerera bakajya bahabwa amasomo ndetse n'igikoma cya mu gitondo, baracyahangayikishijwe nuko abana babo batagaburirwa ku ishuri, bityo ugasanga biriwe batariye bitewe nuko hari ubwo bataha bagasanga ababyeyi babo bakiri mu kazi. Urareba umwana ashobora kuva agasanga mu rugo nta ababyeyi batabanyitse bagiye mu kazi kuko hari igihe umwana ataha agasanga iwabo batabanyitse, ugasanga ataye umutwe ariko agiye araza yahaze nta kibazo rwose. Umubyeyi aba yagiye kubera ko abazi ngo umwana arataha, agataha yirukanka kubera ko abazi ko umwana nta funguro yafashe, akanagera mu rugo agasanga umwana yatesetse kubera ko amasaha yo kurya y'umwana aba yarangiye. Icyo badufasha rero kugira ngo abana baje barya hano ku ishuri bageze nimugoroba, kugeza nimugoroba umwana wawe uba wizeye umutekano. Ku bijyanye n'iki cyifuzo cy'aba babyeyi barerera muri ECD ya Basumba, Tuyishime Etienne umukozi wa Reach the Children Rwanda ari nayo ifite mu nshingano iyi ECD ya Basumba, yizeza aba babyeyi ngo uko ubushobozi buzagenda buboneka ku bufatanye n'ababyeyi, aba bana bazajya bahabwa ifunguro ryo ku manywa. Aba bana umunsi baragaburirwa igikoma niko ubushobozi bungana, ariko icyifuzo nuko kuza mu mwaka ukurikiye bazajya babona n'ibyo kurya. Twaganiriye turi mu rugendo hamwe n'abana, ambwira ati bibaye byiza abana bacu bajya bajya saa sita bakarya, hanyuma bakaruhuka bakaza gutaha nimugoroba tuvuye. Ntekereza yuko dufatikanije n'ibyo twabishobora, sibyo? Muri rusange kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 iyi ECD ya Basumba yashingwa, kuri ubu ifite abana iha serivisi bagera kuri 680, harimo n'abana bari mu marerero yo mu ngo. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.